uko u Rwanda ruri kuva umuvuduko w'iterambere w'ijanisha rirenga 6.2% muri 2024 ndetse rigeze no kuba double digit bivuze hejuru y'10% mbere y'icyorezo cya COVID-19. Rero nk'umuturage ukwiye kubibona mu bikorwa bitandukanye cyangwa impinduka mu mpande zitandukanye zose ariho twe twiyemeje kubagezaho ku bikorwa bitandukanye by'ubwubatsi cyangwa se imishinga minini y'ubwubatsi. Niba ari bwa mbere ugeze kuri TCNTNC wakora subscribe ubundi tukibanira komeza kubana natwe komeza kumenya update ku mishinga minini itandukanye y'ubwubatsi aho tugenda tukugezaho byinshi utaruzi gasobanukirwa ukamenya byinshi nido kandi tukibutsa gukora like na share kuri iyi video kugira ngo igere kure n'abandi bose bamenye byinshi bitandukanye batari bazi kubijyanye n'ino mishinga ngo tugenda tubibagezaho byinshi bitandukanye. Iyo tuvuze iterambere mu myubakire tuba tuvuga imishinga mu ngeri zitandukanye mu bikorwa remezo bya leta ndetse kandi n'ibikorwa by'abikorera kuko byo byose bigenda byerekana iterambere ry'igihugu ko igihugu genda kizamuka niko n'ibikorwa remezo bigenda byiyongera mu ngeri zitandukanye. Iyo tuvuze ibikorwa remezo haba harimo imihanda ariko cyane twe tukaba turi kwivugira ku bijyanye n'inyubako cyangwa se bijyanye n'amazu maremare cyangwa se n'amazu yerekana impinduka mu buryo bugezweho kuko abantu benshi bavuga ngo amazu meza, inzu nziza, inzu zigezweho. Hariyo mpamvu rero nkuko bikunze kugaruka bivugwa amazu bivuga cyangwa se bavuga amazu, ariyo mpamvu natwe tujye kugaruka ku nzu cyangwa se ku mushinga munini wa kaminuza ya Kigali cyangwa se University of Kigali, imwe muri kaminuza zigezweho, imwe muri kaminuza zikunzwe muri ino minsi cyangwa se zifite igikundiro abantu bari kuyigana mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo bukomeye kuko isigaye yitabirwa n'abene igihugu cyangwa se n'abavuye mu mahanga. Bigaragara ko ari imwe muri kaminuza zigezweho mu rw'imisozi igihumbi, dore ko nkuko tumaze kubivuga n'abanyamahanga rwose bari kuza bayishakisha ku bwinshi cyangwa se bayigana ku bwinshi bitewe nuko ino kaminuza iri kuyobokwa muri ino minsi cyangwa se iri kuyobokwa muri iki gihe tugezemo. Abayirebera babonye ko kuba mu bukode kandi bagamije kuba ubukombe bitakikwiye cyangwa se bitajyanye n'igihe, bikaba ari byo byatumye bashyiraho gahunda yo kubaka cyangwa se bafata gahunda yo kubaka nabo inyubako igezweho, inyubako iteye amabengeza kuri uno musozi wa Kimihurura mu mudugudu w'Amahoro. Abazi neza ku kiraro cyo kwa Rasta cyangwa se ahoze kwa Rasta, iyo tuvuze ikiraro ni iki kiraro cyambuka kiva mu mujyi kikomeza Kimihurura. Aha rero kuri uno musozi niho hatoranyijwe kuba hakubakwa ino kaminuza igiye kuba cyangwa se mu bimwe birimbishije umujyi, bimwe birimbishije no musozi wa Kimihurura. Ibyo zano kuri iki cyapa cyo kwa Rasta ariko kuno muhanda n'ubundi uva Kimihurura cyangwa se ujya mu mujyi ku icyo cyapa hagana haruguru ku muhanda w'amabuye rwose uhita ubona ahantu hari imirimo aho imashini irimbanyije, imashini irimo ikora akazi kuko hari ikibanza kinini. Iki kibanza rero kingana na hegitari igera kuri 1.5 kirimo imashini iri gusiza ubutitsa utaruhuka, imashini zirimo zikora akazi zikwakwanya kugira ngo ino nzu ibashe kuboneka, se ino nzu ibashe kuza iterekwemo inzu y'akataraboneka. Ko muri kwibona murabona ko imashini zimereye nabi uyu musozi cyangwa se ikibanza, murabona ko imashini rwose ziri kugitaganyura zikimereye nabi kugira ngo hazaterekwemo ino nzu itagira ukwisa, ino nzu iteganyijwe ko izatwara akayabo kasaga $20,000 z'amadolari washyira mu Manyarwanda akaba ari amafaranga menshi, akasaga $26,000 z'amanyarwanda. Urumva ko ni amafaranga menshi, azaba ari umushinga munini, umushinga munini kuko bitezweho kuzahindura byinshi mu bijyanye n'imibereho y'ino kaminuza, uburyo ino kaminuza urwego yari iriho cyangwa se uburyo yafatwaga nka kaminuza iba mu bukode iba cyangwa se icumbikiwe, uzabaye noneho ifite umwanya ibarizwamo mu buryo buhoraho cyangwa se iri ahantu hayo noneho hisanzuye bakora ibikorwa byabo mu buryo bashaka cyangwa se mu buryo bifuza. Urumva ko rero ni inzu izaba ifite agaciro kagezwe cyangwa se agaciro ko hejuru. Biteganyijwe ko imirimo yo gusiza no gutunganya iki kibanza igomba kurangira bitarenze mu kwezi kwa 10 2024 mu mwaka turimo, aribwo imirimo yo kubakamo igomba guhita itangira, aho iyi nyubako yahanzwe n'ikigo kizobereye mu guhanga imbata z'amazu cyangwa se mu guhanga inyubako zigezweho mu buryo bugezweho, mu buryo bubereye ijisho. Ikigo cyitwa World Corporation gikorera cyangwa se gikomoka muri Amerika, muri USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo ni nacyo cyahanze inyubako yuzuye kuri plateau, inzu rwose nziza nko muri kwibona, inzu izwi nka RMT building. Inzu rero ino nzu murabona ko ari inzu nziza, bivuze ko rero iki kigo cya World Corporation ni ikigo mpuzamahanga, ni ikigo kizobereye mu byo guhanga inyubako zigezweho zifite ibikenerwa cyangwa se ibisabwa ku nzu zigezweho, yaba ari uburyo izakoreshwa, ibigomba kujyamo, ibikoresho bigomba kuyubaka, byose baba bitekereje baba bikoze mu buryo bugezweho. Bivuze ko ino nyubako rero ya University of Kigali nayo iri mu nyubako zaba zigezweho muri uno mujyi cyangwa se ku rwego mpuzamahanga bitewe n'uburyo yahanzwe cyangwa se n'uburyo iteganyijwe kubakwa, bitewe nuko iki kigo cyayiteganyije cyangwa se cyayihanze nk'uko muri kwibona ku mafoto y'igishushanyo mbonera cyayo.
mu myaka 2 byitezwe ko ino nyubako igomba kuba yuzuye, ubundi ikabatangira kwakira abanyeshuri bageze ku 12. Iyi nzu izaba yubatswe mu buryo bugezweho nk'uko twakomeje kubivuga, bujyanye n'igihe tugezemo, dore ko izaba ifitemo ibice bitandukanye, harimo ibyumba byo kwigiramo bigezweho, birimo ibikoresho bigezweho bifasha abanyeshuri mu buryo bwo kwiga cyangwa se mu buryo bwo kubona amasomo, yaba ari gufasha abarimu cyangwa se n'abari kuhigira mu buryo bugezweho. Ibikoresho bizaba birimo byose bizaba ari bifasha abanyeshuri, ariko no kujyana n'igihe tugezemo, aho izaba ifitemo isomero ndetse na laboratoire zitandukanye zifasha abanyeshuri mu buryo bw'ikoranabuhanga, mu buryo bwo gusoma ibitabo, uburyo bwose bizaba burimo ahangana, uburyo buzaba bugezweho, byose bizaba bibafasha gukarishya ibyo biga bakajyanisha n'igihe tugezemo, yaba gukora imyitozo ngiro ndetse n'ibindi bitandukanye bazaba bakeneye kugira ngo babashe gukora inshingano zabo cyangwa se babashe gukora ibyo mikoro yabo, ndetse n'ibindi byose bibafasha kuzamura urwego rw'imyigire. Kandi muri ino nzu hazaba harimo ibiro by'abakozi ndetse n'abayobozi ba kaminuza, ndetse kandi hakazaba harimo n'ibindi byumba bitandukanye nk'amasara atandukanye y'inama zitandukanye, ndetse n'ibirori bitandukanye by'abanyeshuri ndetse n'abayobozi ba kaminuza bazaba bifuza cyangwa se baba bateganya gukorera muri ino kaminuza. Nubwo ikibanza kiri ku buhaname cyangwa slope igera kuri metero 20, iyi nzu yahanganywe ubuhanga ku buryo bujyanishijwe nuko imiterere y'ikibanza kuri uyu musozi wa Kimihurura ruteye, kuko uno musozi ni ahantu hameze nk'ahanamye ukuntu, ariko ikibanza ntabwo cyapfushijwe ubusa, kuko nkuko muri kubona imashini zikomeje gusiza, ariko nubwo ziri gusiza gutya cyangwa se nubwo ziri kugenda zisiza, byose byarateganyijwe uburyo inzu igomba guterekwamo, kuko inzu izaba ikora ku mihanda 2 yo hepfo no haruguru, ari nako hazaba hariho imiryango itandukanye, imwe ku muhanda wo hepfo ndi ku muhanda wo haruguru, ariko hose imihanda hose aho kwinjira hakazaba ari imiryango igera kuri 7, yaba ari ku gice cyo hepfo, ku gice cyo haruguru, ya miryango yose uko aho wanyura hariho hose, iyo miryango yose izaba ihari kuri ino nzu, izaba igera ku miryango 7, bitewe nuko ari inzu nk'uko twabivuze ishobora kuzakira ibihumbi bigeze ku 12, bivuze ko ari ahantu hazaba hagendwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu bagomba gushyirwa na entrance cyangwa se imiryango ifasha abantu bose kuba bakwinjira mu buryo bworoheye kandi mu buryo budateza umuvundo, kugira ngo buri wese yisange cyangwa se agere aho agomba kugera mu buryo bumworoheye. Ikindi kandi ukwiye kumenya mu buhanga bwa World Corporation nuko muri ino nzu hazaba harimo igice cy'imyidagaduro kizwi ku rwego rwa amphitheater, cyo kwakiramo amakinamico, ibindi birori bitandukanye byo kwiyerekana cyangwa se bya entertainment bitandukanye. Ino amphitheater izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri 400 bitabiriye ibirori byo kwidagadura bizaberamo, ariko noneho mu buryo bwo kugira ngo ifashe abitabiriye ibi birori cyangwa se abitabiriye ibiri kwerekanwa ahangaha babashe kureba bose nta n'umwe umukingirije, nuko yubatswe muri forme cyangwa se muri shape yateganyijwe, ni kuvuga ngo yubatswe cyangwa se yateganyijwe ko izubakwa mu buryo bw'igi cyangwa se muri shape y'igi, bifasha abantu bose bitabiriye ibyo birori, aho abari kwerekana n'abazaba bitabiriye kureba cyangwa se aba audience bitabiriye kureba biri kuba bazabasha kureba noneho nta kibabangamiye cyangwa se nta kibakomye mu nkokora cyangwa se kibakingirije. Iyi kaminuza rero ikomeje kuba ubukombe nk'uko twabibabwiye, ifite abayigana bagera ku 8,000 kuri ubu ngubu, ariko bitewe n'uko inyubako bakoreragamo z'ubukode, yaba ari mu ishami rya Kigali ndetse n'ishami rya Musanze ko nabo bafite ishami, hose bakodeshaga, bityo bikaba byatumaga batabasha kwakira abanyeshuri barengeje ubushobozi bw'aho bakodeshaga. Rero kuva yatangira muri 2013 yakomeje kugenda izamura igikundiro, ikomeza kwitabirwa n'abantu batandukanye, yaba ari abaturuka mu Rwanda ndetse n'abaturuka mu mahanga. Bityo rero kaminuza ikaba yemeje gutangira umushinga wayo wo kubaka iyi nyubako nk'uko twabivuze. Iki gikorwa rero cyerekana gukura kwa kaminuza, ikabakomeza kuba igihangange ndetse ikomeza kwerekana ubushongore n'ubukaka, kuko iri kugaragaza ubudahangarwa mu ruhando rw'andi makaminuza ari hano mu Rwanda, kuko imwe mu makaminuza agiye kugira inyubako yayo yihariye ndetse inyubako yayo ijyanishijwe n'igihe tugezemo. Gusa nk'uko twe twiyemeje gukomeza kuba update, kubaha amakuru ajyanye n'imishinga y'ubwubatsi, niyo mpamvu tuba dukwiye gukomeza kubaha amakuru nk'aya ngaya cyangwa se tuba twabazaniye amakuru nk'aya ngaya. Icyo usabwa ni ukugumana natwe, ukanda subscribe niba utari wayikanda, undi ugakanda like, ugakanda share kuri ino video kugira ngo ibashe kugera no ku bandi no ku zindi nshuti zawe cyangwa se n'abandi batari bamenya ibyo tubagezaho. Rero komeza ubane natwe naho utaha mu zindi video nk'izi ngizi tubagezaho updates zitandukanye nk'izi ngizi. Bye bye, ciao ciao.